Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Umuriro watse muri White House. Donald Trump na Zelensky baratongana rubura gica. Ndetse ababikurikirana bavuga ko ariko gutongana no gutungana intoki kubayeho rwa mbere mu mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no mu hagati y'abaperezida babiri bombi bakomeye, Zelensky wa Ukraine na Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kibaye ikiganiro kigiye mu mateka y'isi hose. Ibitangazamakuru biri kwandika ko ari nacyo kiganiro cyabayemo ibiganiro bigayitse bitigeze bibaho hagati y'abaperezida babiri bombi, ubusanzwe bagakwiye kuba bubahana. Ngo byagenze ute? Ubwo Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yageraga mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, ubundi cyamugenzaga cyari ibiganiro bigamije gushaka umuti w'intambara imaze imyaka 3 ihuza igihugu ayoboye n'Uburusiya, ndetse n'uburyo Ukraine izishyura ikiguzi cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara ikoresheje umutungo wayo kamere. Gusa ibintu byahindutse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo aba bayobozi bombi bari bamaze kugirana ibiganiro, bari kwinjira mu mwanya wo kuganira n'itangazamakuru ibyavugiwemo. Aha hari na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, J.D. Vance. Ibiganiro bundi byatangiye neza. Perezida Donald Trump ashinja Zelensky kuba amufitiye umujinya, ndetse akagira umujinya mwinshi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ndetse Trump ashimangira we ko icyo yifuza ari ukurangiza iyi ntambara aho gushyigikira uruhande rumwe mu ziyirwana. Trump yavuze ko ngo Zelensky ashobora kuba ari umuntu ugoranye cyane, ndetse umuntu ugoranye cyane yabonye mu mateka. Ubu butumwa bwafashwe n'abari muri icyo cyumba ko ari ubwo ageneye Zelensky wari umwicaye iruhande, ariko Zelensky wagaragaraga nk'utishimye, n'ubundi no ku maso ye wabonaga ibiri kuganirwaho bitari kumunyura umutima. Vice Perezida Vance yatse ijambo maze yunganira Donald Trump, avuga ko igihe kigeze ibiganiro bigahabwa umwanya kuko inzira y'ibiganiro nta musaruro yatanze. Aha arateruye ati, igituma Amerika iba igihugu cy'igihangange nuko Amerika ikoresha inzira ya diplomasi. Hari nabyo Perezida Donald Trump ari gukora. Ariko iri jambo ryazabiranyije uburakari bwa Perezida Zelensky wari wicaye aho arebana umujinya n'uburakari budasanzwe. Mu ijwi ridasohoka neza yahise asaba ijambo. Aha niho rwambikaniye noneho, ndetse rubura dica. Zelensky yateruye ati, nakubaza ikibazo Vance. Vance nawe ati, yego mbaza nta kibazo. Yafashe ibice byinshi bitandukanye by'agace by'igihugu cyacu, harimo za Crimea n'utundi duce mu mwaka wa 2014. Mu yindi myaka myinshi isize, ntabwo ndi kuvuga ibya Joe Biden cyangwa bya Obama, bya Trump n'abandi, kandi Trump rwose Imana iwe umugisha kuba warongeye ukagaruka ukagerageza gushaka guhagarika Vladimir Putin. Ariko nanone Putin yafashe uduce twinshi twacu yica n'abantu. Trump hano yahise amubaza ati, muri za 2014 2014 Trump aravuga ati, icyo gihe ntabwo nari mpari rwose, Imana ishimwe ntabwo nari ndi ku ngoma. Hano Zelensky yahise amusubiza ati, ariko ubu noneho urahari nta kibazo. Zelensky yakomeje ati, kuva 2014 kugeza 2022 nta kigeze gihinduka. Abantu barimo gupfa, bari gupfa ari benshi, bari kwicwa na Putin. Nta muntu n'umwe uri kumuhagarika. Twe twakoranye ibiganiro byinshi, twagiranye ibiganiro byinshi njye na Putin, dusinya n'amasezerano menshi, turanabikorana n'abandi bantu, arabyemera ko agiye guhagarika intambara. Yasinyanye nanjye nka perezida mushya wa Ukraine wari utowe 2019. Twasinyanye amasezerano menshi,
twarasinyanye na Macron yari ahari, dusinyana na Angela Merkel nawe yari ahari, dusinya ibintu bigendanye no gutanga agahenge, gutanga agahenge rwose. Aya masezerano twarasinyanye kandi abantu bose banyijeje ko atazongera rwose gushoza intambara. Twarasinye amakontra menshi cyangwa amasezerano menshi, ariko ibyo byose yabirenzeho, irenze kuri amasezerano yo gutanga agahenge. Yisha abaturage bacu, nta nubwo yigeze yubahiriza amasezerano yo guhererekanya imfungwa. Twarabisinye ibintu byo guhanahana imfungwa, ariko ntabyo yigeze akora. So JD, wowe iyo diplomasi uri kuvuga ni diplomasi bwoko ki? Urashaka gusobanura iki bundi? Aha rero niho JD byari bimaze kumukomerana, nyuma yaho Zelensky amubajije ati ariko ubundi wowe uri gushaka kugaragaza iyihe diplomasi uri kuvuga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byo twagerageje byose ko byanze, urashaka gusobanura iki bundi? Aha rero Vance akaba yahise afata umwanya nawe kugira ngo yisobanure. Ati diplomasi ndi kushaka kuvuga rwose nyakubahwa perezida, ni diplomasi ishobora kugufasha igihugu cyawe ntigikomeze gusenyuka bingana kuriya ngo gikomeze gushwanyagurika. Kandi perezida Zelensky, please, twakubashye. Kandi ikindi ndi kubona wowe utangiye gusuzugura ahantu uri rwose, ntabwo wakabaye dusuzugura hano. Ntabwo ushobora kuza ngo witware gutya imbere y'ibitangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi rwose ugomba kuba wakabaye udushimira, kubera ko twe turi kubona n'ubusanzwe biragaragara ko intambara uzayitsindwa, kuko ufite n'ibibazo by'abasirikari badahagije. Rwose wakabaye udushimira, urumva, wakabaye udushimira. Wakabaye ushimira perezida wacu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura ubone ko iyo ntambara yahagarara. Aha rero Zelensky yahise arakara amubwira ati ariko nkawe ni icyo uzi kuri Ukraine ku buryo uri kuvuga ngo dufite ibibazo ngo byinshi, ubu ni icyo uyiziho? Vance rero hano nawe byamucanze, bisa nk'ibimucanze cyane. Maze Vance aravuga ati rero ngiye hano nta bintu byinshi nzi kuri Ukraine, ariko nsoma ibitangazamakuru. Urumva, soma ibitangazamakuru ku buryo njya mbona n'inkuru nyinshi zandika ko ibibazo mu bifite, kandi nzi biri kuba byose. Ese wowe uri guhakana ko mudafite ibibazo mu by'abasirikare cyane? Ikindi rwose nkomeza kukwibutsa ni kubaha kugaragaza icyubahiro mu gihe waje hano muri White House gushaka ibintu nk'ibi by'ubufasha. Ikindi wirinde gukomeza rwose gushaka kwataka inzego z'ubuyobozi hano ziri kugerageza kugufasha gushaka ibisubizo by'ibibazo byawe. Urumva, hano urumva rwose Zelensky bari bamuhuriyeho, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na vice perezida. Urumva ko ibintu bitari byoroshye cyane. Zelensky rero wavugaga rurimo utava mu kanwa kubera umujinya, yagiye mu mateka asobanura uburyo Vladimir Putin yatangiye kugaba ibitero kuri Ukraine muri 2022, hagakoreshwa inzira za diplomasi, ariko ntibitume adakomeza nyine gutera icyo gihugu. Vance nawe yasobanuye ko nyine rwose Zelensky kuba ari hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamutumiye agomba ngo kwitwararika ndetse akagaragaza icyubahiro. Urumva, akagaragaza icyubahiro. Aramubwira ati urahakana ko mudafite ikibazo cyo kwinjiza abasirikare mu ngabo zanyu? Ese ntutekereza ko ari agasuzuguro kuza hano muri Oval Office ukabwira nabi abayobozi bari kugerageza kugufasha? Aha rero niho byabitangiye gukomerera. Ubona imbere y'itangazamakuru abantu bose bumiwe bavuga ati ibi ni ibiki biri kuba? Abaperezida babiri bari gutukana nk'abana, nduzi ko ari nko gutukana.
birakomeza rero. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war. Hano Zelensky yavuze ati reka tuvugishe ukuri, umuntu wese uri mu ntambara aba afite ibibazo byinshi. Buri wese afite ibibazo. Ati noneho byakomereye hano yahise avuga ati namwe leta zunze ubumwe za Amerika mufite ibibazo byinshi ndetse cyane. Urumva? Ati cyiza nuko mufite inyanja, ibyo bibazo ntago murabyumva, igihe kiragera ngo namwe mwumve ibibazo mufite. Urumva? Ariko ibyo bibazo muzabyumva imbere rwose, imbere harabategereje, namwe umusonga uzabagira, ibibazo bizabagwirira, namwe muzabyumva, mwumve uko bimera. Urumva? Imana rwose bayumugisha kuko mutari mwatangira kumva umusonga w'ibyo bibazo, ariko intambara umunsi umwe namwe izabageraho, mwumve kuntu ibintu bimera. Aha rero niho byahise nanone bikomerera. Zelensky waruhanganye na vice president, noneho agiye guhangana na president Donald Trump hano warusa nk'utuje, murabona ko yarasa nk'atuje ari kumva ibiganiro by'amakare. Zelensky akimara kuvuga iri jambo ryo kuvuga ngo muzumva namwe umusongo w'ibibazo vuba aha rwose, namwe bizabagwirira mu byumve. Trump yananiwe kwihangana, ahita acaze Zelensky mu ijambo ati iki? Ati nuwe umva witubwira bizatubaho, winatubwira uko dushobora gukemura ibibazo byacu. Urumva? Ntutubwire n'ukuntu tuzabyumva bimeze. Urumva? Ntabwo wowe uri mu mwanya wo kutubwira ibizatubaho. Twebwe tuzumva tumeze neza, ibintu bizagenda neza, ibintu byose bizagenda neza, widutega imitego, widutega iminsi. Uyu munsi nawe ubwawe ntuhagaze neza, utangiye kugaragaza ko ngo twe tuzaba duhagaze nabi. Umva wowe rwose ufite uburenganzira bwo kuvuga kuri muri position mbi cyangwa se umerewe nabi muri iki gihe, ariko ntago ufite uburenganzira bwo kugaragaza ngo twebwe ejo bundi ngo tuzaba tumeze gutya. Urumva? Wowe uyu munsi rwose reka nkubwire, nta karita ufite wakina ku buryo ushobora kutubwira ati ubuzima bwacu mu isi iri imbere buzaba bumeze gutya. Ntugomba kutubwira uko tuziyumva mu bihe biri imbere. Urukumva? Wowe hariya wowe Zelensky nkubwire perezida wa leta wa Ukraine, wowe uri gukina ikarita zawe nawe, uri gukina n'ubuzima bw'abaturage bawe barenga za miliyoni. Ikindi uri gukina n'umuriro utazi, uri gukina n'intambara ya gatatu y'isi. Uri gukina n'intambara ya gatatu y'isi. Ibintu uri gukora ni ibintu rwose biri gutera igisuzuguriro n'ikimwaro kuri iki gihugu. Ibyo ni bibi. Aha rero noneho byahise binakomera biba gatogo. Noneho Vance arongera abaza Zelensky, ariko Zelensky aho wagereye aha basi wigeze ugira n'icyo ushima? Ati se muri hano turi kumwe n'abanyamakuru, ati wagiye muri Pennsylvania mu kwezi kwa 10, uradushimira, ushimira leta zunze ubumwe za Amerika ko iri kugufasha, kandi perezida wacu aragerageza gufasha igihugu cyawe kive muri kariya kaga kirimo. Urumva? Aha rero noneho Zelensky nk'umuntu wari umaze kujujubywa cyane. Urumva? Zelensky hano bamaze kumutesha umutwe, nawe amaze gucanganyikirwa, abantu babiri bamuhuriyeho. Urumva? Noneho Zelensky aravuga ati ariko nubwo ndi mu gihugu cyanyu mwantumiye nanze agasuzuguro. Urumva? Zelensky noneho yitonze hano nawe abajije Vance, aramubaza ati ariko se Vance, please, you think that
If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loud. He's not speaking loudly. uratekereza ko kuvuga cyane kuvugana urusaku no kuvugira hejuru ari byo byatuma wumvikana urumva ariko byatuma igitekerezo cyawe cyumvikana kuba uri kuvugira hejuru aha rero Vince nta nubwo yigeze asubiza ahubwo Trump yahise amusubiriza ati ntabwo ari kuvugira hejuru igihugu cyawe kiri mu bibazo Zelensky aramubwira ati aburetse ari ku munota umwe aramubwira ati no ceceka nta kintu ufite cyo kuvuga rwose wavuze cyane bihagije igihugu cyawe kiri mu makuba byemere nta nubwo rwose ibiwa nta nubwo watira urugamba nta nubwo we warutsinda bumva wowe ufite amahirwe hafi ya ntayo yo gutsinda ibi bintu by'intambara wishoyemo hano rero Zelensky rwose nk'umuntu wakomeje kwihagararaho yavuze ati rwose Donald Trump nubwo muri kuvuga ko turi mu bibazo urumva muri kuvuga ko turi mu bibazo ariko igihugu cyacu kirakomeye turi kugerageza gukemura ibibazo byacu dufite turi abaturage natwe kuva intambara yatangira twagaragaje gukomera no gushikama kandi twari twenyine twabikoze twenyine nta n'undi muntu wadufashije so muri rero kuvuga ngo turi mu bibazo nk'aho ibintu igihugu cyose cyarangiye Trump hano yahise amubwira ati uretse gato uravuze ngo mwari mwenyine nta muntu wabafashije atanura benshi cyane ntabwo mwari mwenyine twebwe babahaye miliyari 350 z'amadolari twabahaye ibikoresho by'intambara abahungu bawe bakoresheje ibikoresho byacu by'intambara ikindi reka nkwibutse Zelensky reka nkwibutse hano yavugaga namutunga n'intoki murabibona ati utaza kugira n'ibikoresho byacu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi ntambara yari kuba yararangiye mu byumweru bibiri hano yarashatse kuvuga ko intambara mu kuba yarangiye mu byumweru bibiri ni ukuvuga ngo Uburusiya bwari kuba bwararangije gufata na Ukraine no kugera no mu mujyi ubwo rero noneho hano Zelensky yahise avuga ati rwose mumbabarire nyakubahwa perezida abona ko Zelensky rwose yari yacitse intege ari kuvuga wenyine ndetse ubona ko Zelensky avuga ati aba bagabo bamviriyeho indi imwe ntabwo nari niteze ko ari ibi biraba mu itangazamakuru yahise amubwira ati rero nyuma y'uko Trump wabwiye Zelensky ati twaguhaye miliyari igisirikare cyacu leta yacu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguhaye miliyari 250 z'amadolari urumva tuguha n'ibikoresho aravuga ati rero twaguhaye n'ibindi byose bishoboka n'abasirikare bawe bataza kugira intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibikoresho bya gisirikare iyi ntambara yari kuba yararangiye mu byumweru mbese mu yandi magambo baragukubise inshuro ku buryo ibyo kuvuga ngo uracyari gusaza imigeri utari kuba uri kurwana Zelensky rero avuga ati nyaboneka reka mbabwire iyi ntambara mu minsi 3 ngiye kugenda ngira n'ibiganiro na Vladimir Putin ku buryo mu byumweru bibiri iyi ntambara izaba yarangiye Trump avuze ati rero reka mbwire Zelensky ngiye nkurikije ukuntu imyitwarire yawe ufite hano niho yaramubwiye ati bizaba bigoranye rwose ndabona ari ibintu bizagorana gukomeza gukorana nawe muri ubu buryo urumva hano rero Zelensky ntabwo yahagarikiye aho kuko urabona nka vice perezida nawe yahise amwataka aramubwira ati ariko nibura emira ibyo turi kukubwira ureke gushwana
rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. Ati rero icyaho cyiza wakwemera inama turi kuguha hano aho kugira ngo uzi gusaza imigeri uri gushaka guteza intambara hano imbere y'itangazamakuru muri Amerika. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. Trump yavuga ati ariko rero nta kibazo ariko ubundi byaba binakenewe ko leta abaturage ba leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bose bamenya ibiri kujya mbere. That's why I kept this going so long. Kuko ngiye aravuga ati rwose ibintu bundi ntago twari kuzabihisha kugeza sinzi igihe twari kuzabihisha kugeza igihe ngo ni igihe ryari mbese babarambiwe kubihisha no ati gusa ariko ukwiriye kuba uri umuntu uzi ukadushimira ukatubwira ati babyeyi mwaramfashije mukomeze mumfashe urumva kubera ko ngo wowe you don't have the cards nta gufite ikarita ngo ushobora kuba wakina uvuga ati ngiye iyi karita niyo ndi gukina kuri iyi ntambara niho izatuma nyitsinda urumva ati wowe busa nk'umuntu batabye hariya abaturage bawe bari gupfa igihugu waracyangije abasirikari barahashiriye. It would be a damn good thing, and then you tell us, I don't want a ceasefire. Ati ibintu byose warabyangije noneho ukaza ukatubwira ngo ngiye nagushaka gutanga agahenge ngiye nta bintu by'agahenge shaka ngiye nta bintu by'agahenge shaka urabona yamusuzuguye cyane. Get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart. Hano bakomeje gutongana Zelensky aramubwira ati rero njyewe ntago nanone nabikora gutyo nzajya kubaza abaturage banjye icyo batekereza kuri ako gahenge ari ibintu byo guhubukira gusa urumva ni kimwe mu biganiro rwose cyateje impagarara muri leta zunze ubumwe za Amerika no mu bitangazamakuru by'isi byose urumva Trump rero ibi byose Zelensky ibitekerezo bye abantu babikurikiranye bose babonye ko bitigeze bihabwa umwanya na gatoya ntacyo Trump ndetse na Vance bose bagiye borohera Zelensky ntago bigeze bamworohera na gato ku buryo abantu bose hafi yaba basanzwe bakurikirana ibiganiro by'abaperezida nk'aba ndetse n'abasesenguzi ba politike iki kiganiro bakinenze bagaragaza ko ari ikiganiro cyagiye mu buryo butari bwo hagati y'umunyamakuru yabajije Donald Trump cyazakora mu gihe Uburusiya na Ukraine byagirana amasezerano y'agahenge ariko Uburusiya bukayica nkuko Zelensky yakomeje kubivuga. Trump yasubije ko impamvu ngo bishaye mu masezerano ari uko batubahaga abayobozi ba Amerika b'icyo gihe barimo ngo Barack Obama na Joe Biden kandi Uburusiya bwo ngo bw'ubu rwose ngo buramwubaha nta kibazo. Trump yavuze ko kandi mu gihe Zelensky atakwemera gusinya amasezerano y'agahenge Amerika izahita ihagarara ko kanya gufasha Ukraine ikigwariza ukabona ko ni ibintu byari bikomeye bavandimwe. Sinzi niba muri kubona ukuntu ibintu byari byitwaye. Nicyo kiganiro cy'amateka kibayemo gutongana munashatse yavuga ati ni ugutongana no gucyurirana imbere y'itangazamakuru biriya bintu ubundi byakabaye byabereye imbere ariko ntekereza ko buryo bwose byabaye bitishimiwe n'abantu batandukanye. Nuko bimeze nuko byari byifashe muri White House abantu baterana amagambo bini kariya kageni. Bye bye. Mukore subscribe.